Dore imyitozo 7 wakora mu gihe ibirenge byawe bishyuha cyane nijoro. Bishobora no kuba bidashyuha nijoro cyane wenda ugasanga bikubaho ku manywa. Iyi myitozo yo ni myiza. Mbere yuko dutangira no kurebera hamwe iyi myitozo, niyo waba utanarwaye wayikora kugira ngo amaguru yawe ndetse n'ibirenge byawe birusheho kugira ubuzima bwiza. Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Niba ujya uryama nijoro ukumva ibirenge byawe birashyuha cyane, ugasanga rwose hari n'igihe kigera bya birenge byawe ukabivana mu mashuka cyangwa ugahindura uko uryamye kugira ngo ubone agahenge, iyi video ni iyawe. Mu gice by'umwihariko nabanje gutanga nasobanuye uko kumva ibirenge bishyushye cyangwa se abisa n'ibiri gushya bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Bishobora kuba bifitanye isano n'ubushyuhe bwo mu cyumba cyangwa se mu mashuka uraramo, bishobora guterwa n'ubunaniro w'ibirenge, bishobora guterwa n'imikorere y'imyakura cyangwa se izindi mpamvu z'umubiri zitandukanye. Nkuko twabivuze muri icyo kiganiro, niba utarakireba wajyayo ukakireba kuri Physio Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kwibanda ku myitozo yoroshye ushobora gukora kugira ngo ibirenge n'amaguru yawe bigende neza, bimere neza, bigire ubwisanzure bwiza kandi wirinde kuguma mu mwanya umwe igihe kirekire. Ariko mbere yo gutangira hari ikintu kimwe cy'ingenzi ngira ngo nkubwire. Iyi myitozo ntabwo isimbura isuzuma ry'ubuvuzi kandi ntabwo tuvuga ko ivura impamvu yose itera ibirenge gushyuha. Birumvikana ko hari ushobora kuyikora akabona ntimufashije, hakaba n'undi wayikora akabona iramufashije. Gusa muri rusange ni imyitozo yemejwe n'inzobere. Niba ufite rero kunanirwa gukomeye cyangwa se kubura ibyiyumvo cyangwa se ufite igikomere ku kirenge, kubyimba cyane, intege nke mu kuguru cyangwa se ububabare bukabije kandi budasanzwe, aha nakugira inama yo kubanza ugashaka inama y'inzobere cyangwa se muganga mbere yo gukora iyi myitozo, kuko uramutse ukoze iyi myitozo bishobora kongera ingaruka aho kuba byakugirira umumaro. Reka rero dutangire. Umwitozo wa mbere bawita ankle pumps. Ni ukuvuga ngo uyu ni umwitozo ukora gute rero? Uyu ni umwe mu myitozo yoroshye cyane ushobora gutangiriraho. Ushobora kwicara cyangwa se ukaryama neza, bityo amaguru yawe arambuye uko bishoboka, noneho ukajya ufata ikirenge kimwe ukiganisha imbere hasi nk'aho ushaka gutera ikintu ukoresheje amano, hanyuma ukongera ugasubiza ikirenge cyawe inyuma uzamura amano ugana hejuru werekeza ku mubiri. Kora ibyo byombi gahoro gahoro, ntukabikore n'imbaraga nyinshi. Igitekerezo ni ugukoresha anko cyangwa se aho ngaho mu kagombambari mu buryo bworoheje, aho kugira ngo ubikore wivuna wihatira kugera ahantu utagera. Kora hafi nibura kugeza ku nshuro 15 kuri buri kirenge. Iyo urangije ufata akanya gato hanyuma ugasubiramo indi nshuro. Uyu ni umwitozo ushobora kuba mwiza cyane ku muntu umara igihe kinini yicaye cyangwa se ahagaze, kuko utuma hariya mu kagombambari hakomeza gukora, kurambuka ndetse no kwisanzura, aho kuguma mu mwanya umwe cyangwa se hafunze, cyane ko iyo hagumye mu mwanya umwe cyangwa se hafunze bishobora kugutera ububabare bwo mu kirenge cyangwa se naho ngaho nyirizina. Undi mwitozo wa kabiri ni uwitwa ankle cycles. Ankle cycles ni umwitozo mwiza cyane noneho wo kuzengurutsa amano yawe. Noneho reka dukomeze kuri uyu mwitozo nkubwira uko ukorwa. Ushobora kwicara cyangwa se ukaryama, bityo ukazamura gato ikirenge kimwe ugatangira kuzengurutsa muri ka kagombambari buhoro buhoro. Ntiwihute rwose, kora uruziga runini uko ushoboye, ahandi wumva utababara, uzengurutse inshuro hafi 10 mu cyerekezo kimwe, hanyuma uhindure icyo cyerekezo ukore n'izindi nshuro 10 mu kindi cyerekezo. Nyuma yaho ukore no ku kindi kirenge. Icyo dushaka hano si ugukora imyitozo ikomeye, ahubwo dushaka yuko ka kagombambari kawe, cya kirenge cyawe uburyo kigenda biguma bifite ubushobozi bwo gukora neza mu byerekezo bitandukanye, cyane ko ikirenge buryo kiri kugenda niba ugiye kugihindukiza bisaba ko iyo myitozo cyangwa se iyo movuma cyangwa se kugenda biba muri urwo rugingo. Biba ari byiza rero ugukora imyitozo nk'iyo kuko ituma cya kirenge cyawe kimera neza ndetse kikabasha gukora neza. Nakubwira ko niba wumva ububabare bukomeye ntukomeze gukora uyu mwitozo ku gahato, icyo gihe urawahagarika ukawihorera
ahubwo ugashaka ubufasha bwisumbuyeho. Undi mwitozo wa gatatu ni uwitwa toe flex and extension, bivuze ngo ni uguhina ino wongera urirambura. Uyu ni umwitozo wibanda cyane ku mano y'ibirenge, aho ushobora kwicara neza bityo ibirenge byawe biri hasi cyangwa se birambuye, ugatangira uzamura amano hejuru hanyuma ukayasubiza hasi. Nyuma yaho ugerageza kuyegereza hasi no kongera kuyazamura ukoresheje uyu mwitozo woroshye. Nabyo ntubihate, kora nibura inshuro 15. Uyu mwitozo ushobora gufasha gukomeza bwa bwisanzure bw'uduce duto two ku birenge, kandi ukagufasha kumenya neza uko amano yawe agenda n'uburyo akora neza. Ni ingenzi cyane rero ku muntu ushobora kumara igihe kinini yambaye inkweto zifunga ibirenge ndetse zifunga amano, cyangwa se ku muntu uba ushobora kumara amasaha menshi yiyicariye. Ngira ngo kuri video niho muba mubibona neza, kubera ko ataba ari uri kuyikora ngo mitembereka neza ingingo imwe ku yindi. Murasabwa kwita ku byo mvuga bimwe na bimwe, ariko kandi mukanareba no ku mashusho uburyo bigenda, kuko nibwo ubasha kubisobanukirwa neza 100%. Undi mwitozo wa kane ni uwitwa calf stretch. Calf stretch rero ni ukurambura imikaya y'inyuma ku kuguru. Noneho ahangaha ho uba ari umwitozo mwiza, nawe turazamuka gato tukajya nyine kuri iyo mikaya y'inyuma y'ukuguru, cyane yuko nayo ifite uruhare runini cyane mu gutuma bya birenge byawe bikora neza ndetse bikaragira n'ubuzima bwiza. Ushobora gushaka nk'urukuta cyangwa ikindi kintu ushobora kwifashisha kugira ngo ugume ukomeye kandi utadigadega. Ushobora gushyira amaboko abiri ku rukuta, bityo ugashyira ukuguru kumwe imbere ukundi ukagusubiza inyuma, ukuguru ko kuri inyuma ukaguma noneho ugufashe hasi, kandi rwose ugatangira wowe gusa n'uwegera imbere buhoro buhoro. Ibi ngibi iyo uri kubikora uba wumva habayemo kurambuka cyane inyuma y'ukuguru, ariko ntugomba kumva ububabare bukabije. Uguma muri uwo mwanya rero hafi amasegonda 20 kugeza kuri 30, hanyuma ukabikora rwose byoroshye. Subiramo inshuro 2 kuri buri ruhande. Iyo ukora uyu mwitozo wo kukurambura, ntugomba gusunika umubiri cyane ngo ugere kure aho wumva ubabara cyangwa se umubiri wawe udafite ubushobozi bwo kugera. Nakubwira ko umwitozo nk'uyu nguyu wo kurambura umubiri uba mwiza cyane iyo uri kumva ya mikaya yawe irambuka, ariko by'umwihariko utari kubabara. Reka turebe undi mwitozo rero wa gatanu. Umwitozo wa gatanu ni uwo bita heel raises. Heel raises ho urumva no kuzamura ka gatsinsino. Noneho ushobora guhagarara hafi y'urukuta cyangwa se intebe ushobora gufataho kugira ngo ugire balance nyine, utanyaganye gukaba wagwa cyangwa se kwihirika. Ibirenge byombi byawe bikaba biri hasi, noneho ukajya uzamura ka gatsinsino kawe, ukaguma uhagaze ku mano y'ibirenge, wajye kugera hejuru ukagumaho akanya gatoya, hanyuma ukongera ukamanuka buhoro ugasubiramo hafi inshuro 10 kugera kuri 15. Niba bikoroheye cyane ushobora no kongera izo nshuro ukazirenza, rwose 15 ukazirenza, ukajya ubikora buhoro buhoro. Ariko niba ufite ikibazo gikomeye wenda cyo kuba wadigadiga cyangwa se kumva wenda ushaka kugwa, cyangwa se ukaba by'umwihariko wumva ibirenge byawe bitumva neza cyangwa bigenda bigabanuka, ntugakora uyu mwitozo wenyine ahantu hashobora gutuma ugwa. Koresha ikintu gifatika kandi gikomeye kugira ngo ubukore umeze neza kandi nawe ufite umutekano. Umwitozo uza ku mwanya wa gatandatu ni uwitwa toe spread. Toe spread bivuze ngo ni umwitozo woroshye wo gutandukanya amano. Ni umwitozo ushobora kugufasha by'umwihariko kongera kwita ku myitozo ituma amano agenda neza ndetse akarambuka neza. Ushobora kwicara neza, ntabwo ndi butinde wenda ku mwanya ushobora kuba urimo wicaye cyangwa se uhagaze. Ikibanze kuri video uri kubibona neza, ushobora kuwukora bitewe n'uburyo wumva bukoroheye. Noneho ugerageze gutandukanya amano nkaho ushaka kuyagura, nurangiza ugume muri ako kanya gato, hanyuma woroshye usubiremo inshuro hafi 10 kugera kuri 15, bityo biraza kugufasha. Abantu benshi ntibamenyereye gukoresha amano yabo muri ubu buryo, cyane cyane iyo bambara inkweto zifunga ibirenge amasaha menshi,
ibi ngibi bishobora kuba byaza kugufasha. Ntugire impungenge niba ubanza kubona bigoye, icy'ingenzi ni ugukora uwo mwitozo buhoro buhoro kandi ukabikora ubyitaho, ugenda ubimenyera, bityo bya birenge byawe n'amano yawe bikarushaho gukomeza kugenda bikora neza. Umwitozo wa nyuma ari nawo ngiye kugarukaho, navuga ko aricyo bita walking cyangwa se ni ukugenda byoroheje, gutambagiza umubiri, ugatembera, ukanyeganyega. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo wa nyuma ni ibintu byoroshye cyane, ni umwitozo wo kugenda. Buriya kugenda ni ibanga rikomeye cyane, abantu benshi ntabwo barimenya, ariko kugenda ni ibintu by'ibanze ugomba gukora niba ushaka kugira ubuzima bwiza, gukira ibibazo by'imitsi, gukira ibibazo by'ingingo zitandukanye, ndetse no kumva umubiri wawe ukora neza. Niba ushoboye kugenda nta kibazo rwose, ushobora gufata iminota mike cyane ukagenda buhoro, ntiwiruke, ntukore imyitozo ikomeye, ukagenda ku muvuduko utuma ushobora kuvuga neza utarimo guhumeka cyane usiganwa. Navuga ko rero kugenda bituma amaguru yawe yose akora imyitozo myiza iyifasha kurambuka, kandi bikagufasha kutamara umunsi wose wicaye cyangwa uhagaze ahantu hamwe, ibintu bishobora kukwangiriza ubuzima. Niba umaze igihe kinini wicaye, ushobora no guhaguruka buri gihe ukagenda akanya gato, aho kuguma mu mwanya umwe wicaye amasaha menshi. Dore rero uko wabihuriza hamwe kugira ngo bibashe kuba byagufasha. Reka nkwereke uko wakusanya imyitozo muri rutine imwe ushobora gukora mbere yo kuryama. By'umwihariko ushobora gutangira na ankle pups, by'umwihariko niba mwitozo wa mbere twabonye, ugakora inshuro 15 kugeza ku nshuro 20, hanyuma ugakurikizaho wa mwitozo wo kuzunguza n'ubundi mu kagombambari, by'umwihariko ukawukora inshuro 10 kuri buri cyerekezo, n'umwe witwa ankle cycles. Ugakomereza kuri iyo witwa toe movements, wo kugenda ukoresha noneho amano uyazamura wongera uyamanura, ukabikora inshuro 10 kugera kuri 15. Nyuma ugakora uyu witwa calf stretch, wa wundi wo kurambura imikaya y'inyuma ku kuguru amasegonda 20 kugeza kuri 30 kuri buri ruhande. Niba kandi ufite kwa kuringanira cyangwa se balance nziza kandi nta kibazo kikubuza guhagarara, ushobora gukora uyu mwitozo wa heel raises, ni wa mwitozo wo kuzamura agatsinsino inshuro 10 kugera kuri 15. Hanyuma ugakora n'uriya wo gutandukanya amano witwa toe spreading inshuro 10 kugeza kuri 15. Soza ugenda buhoro buhoro iminota mike niba bishoboka, kuko twabonye ko kugenda biba ari byiza. Iyi rutine yose rero ntigomba kuba ndende cyane. Igitekerezo si ugukoresha imbaraga nyinshi mbere yo kuryama, ahubwo ni ugukoresha amaguru n'ibirenge mu buryo bworoheje kandi bugenzuwe. Ikintu cya mbere rero uba ugomba kwitaho ndetse ukanitondera, niba ukora iyi myitozo ugasanga ikibazo kiriyongera cyane, ntugakomeze ku gahato ngo ukomeze wihatemo uwo mwitozo. Umwitozo ubundi uba ugomba kuba ufite intego runaka, ntabwo ari ukubabaza umubiri w'umuntu kugira ngo wumve ko wakoze cyane. Niba wumva ububabare bukabije, niba harimo kutumva neza ukumva birakomeza kugenda byiyongera, cyangwa se ukagira ibindi byumva bidasanzwe, ugomba guhagarika imyitozo ugashaka inama ya muganga cyangwa se inama y'inzobere. Kandi niba ufite diyabete cyangwa se ibyiyumvo byo ku birenge ukumva byagabanutse, uba ugomba kwitonda cyane. Ntukoresha amazi ashyushye cyangwa se ibintu bishyushye ku birenge kugira ngo ubifungure, kuko ushobora kutamenya neza ubushyuhe kandi ugasanga wangije uruhu rwawe. Ese iyi myitozo ihita ikuraho ubushyuhe cyangwa se ubwo bushye bwo mu birenge? Oya, ntabwo ariko bigomba kumvikana. Iyi myitozo ishobora gufasha mobility, bwa bwisanzure bwo mu birenge ndetse no mu maguru, ikongera flexibility no kugenda kw'amaguru, ariko ubushye cyangwa se bwa bushyuhe bishobora kuba bifite impamvu itandukanye. Niba ikibazo giterwa n'ikindi kibazo cy'ubuzima, gukomeza gukora iyi myitozo gusa udashaka kumenya impamvu bishobora gutuma ikibazo nyirizina kidakurikiranwa. Niyo mpamvu tugomba gutandukanya ibintu bibiri: imyitozo yo gufasha umubiri gukora neza n'ubuvuzi bw'impamvu y'ikibazo. Ni ibintu bigomba gutandukana, ibi byombi ntabwo ari kimwe. Niyo mpamvu uba ugomba kwita ku cyo ubona umubiri wawe ukeneye. Ni ryari rero ukwiye kudashaka gukora iyi myitozo wenyine, cyangwa se ni ryari udakwiriye gukora iyi myitozo uri wenyine?
niba ufite igikomere ku kirenge, niba ufite igisebe kidakira, niba ubyimba bikomeye, niba ufite ububabare bwaje butunguranye, niba ugira intege nke zikomeye, kubura ibyiyumvo ku buryo bukabije cyangwa se ugira ikibazo cyo kugenda, ntabwo ari igihe cyo kwihitiramo iyi rutine yo gukora iyi myitozo. Mbere na mbere shaka isuzuma kugira ngo umenye impamvu. Niba kandi ufite ikibazo kimaze igihe nijoro kikubuza gusinzira, nabwo ntukishingikirize ku myitozo gusa, shaka inzobere igufashe kumenya impamvu y'icyo kimenyetso. Niba rero ibirenge byawe bikunda kumva ubushyuhe cyane nijoro, hari imyitozo yoroshye ushobora gukoresha mu kubungabunga imigendekere myiza y'amaguru n'ibirenge nk'uko twayibonye, irimo ankle pumps, ankle cycles, toe movements, calf stretch, heel raises, toe spreading ndetse no kugenda byoroheje. Ariko wibuke ko iyi myitozo atari umuti wa buri mpamvu ishobora gutera burning sensation cyangwa se bwa bushye bwo mu birenge. Iyo ikibazo gikomeza kiyongera cyangwa se kigaherekezwa no kunanirwa, kumva utuntu tukujomba, kubura bya byiyumvo, kugira intege nke, ibisebe cyangwa ibindi bimenyetso bidasanzwe, ni ngombwa gushaka isuzuma ry'inzobere. Niba iyi video igufashije, kanda kuri like, wisangize undi muntu ujye ugira iki kibazo, kandi ukande kuri subscribe kuri Physio Rwanda. Niba hari ikibazo ufite wifuza ko nazagusobanurira muri video yacu itaha, wacyandika muri comment. Ibyo byose mbinyuza mu maso, iyo sanze ari cyo ngusubirizaho mpita mbikora. Iyo sanze ari video n'abandi bantu benshi yafasha, icyo gitekerezo gitambutsa muri video, ariko ntabwo navuga amazina yawe, mu rwego rwo kurinda umutekano wawe ndetse no gufata amakuru yawe agakomeza akabibanga, ariko mu by'ukuri wasobanukiwe na mugenzi wawe yasobanukiwe. Imana ikumpere umugisha. Ciao ciao.